ni ukuvuga ngo amakuru atugeraho aratubwira ko nyuma y'uko Gipupa ifashwe, Mirimba nayo intare za Sarambwe zimaze kuyinjiramo iyi Sibatombe nta n'imirwano ihabaye. Bigenze bite muri aya masaha y'iki gicamunsi kizi tariki ko ibintu bitoroshye na gatoya? Ni nako FARDC ubwirinzi bwayo ngo tayari bwamaze kugera mu mujyi wa Baraka. Ibi bintu bimeze bite? Hagiye kuri Tshisekedi we yashyiriweho ikirego nawe ngo ku rwego mpuzamahanga CPI ngo ugiye kumukurikirana. Yes, tubifurize igicamunsi cyiza kandi ari nako tubifuriza gukomeza kuryoherwa na weekend. Uyu munsi rero muri aya masaha tugarukanye izindi update, ni update zigezweho cyane cyane twibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimeze bite magingo aya ngaya nyuma y'ifatwa rya Gipupu? Amakuru atugera tubwira ko abashefu kutimye cyangwa se abayobozi ba gakondo bamaze bo mu gace turi buze kugaruka aha ngaha amaze kubwira ingabo za FARDC coalition yose muri rusange na za Mayimayi, akabwira bati ntabwo tubashaka hanga, ntabwo dushaka yuko hanga habera intambara. Na kandi gace rero amakuru atugera tubwira ko M23 yaba yamaze kuba ihakandagiza ibirenge byayo. Uraza kumenya aka gace akariko. Amakuru atugeraho nanone aratubwira ko witwa General Nyembo ndetse na commandant des opérations cyangwa se commandant secteur bamaze kuba bahamagarwa kugira ngo bajye gusobanura iby'urugamba rwo muri Haut Plateau. Uraje umenye impamvu abangaba bashobora kuba bamaze gutabwa muri yombi. Uyu Nyembo Abdallah nawe biravugwa ko ashobora kuza gutabwa muri yombi. Mwibuke ko ari wasimbuye General Masunzu ku buyobozi bw'akarere ka gatatu ka gisirikare. Ndakuzaniye rero nkuzaniye update zo kuri aba bagabo bombi, bivuga ko bamaze kuba bahamagarwa Kinshasa. Gusa ikitari kuvugwa nuko komanda region we atigeze ahamagarwa mu gihe cyo ari we bari bakomeje kugenda batunga agatoki. Turagaruka nanone kubwirinzi budasanzwe bivuga ko bwamaze kuba bugezwa Ibaraka mu mujyi wa Baraka. Biravugwa ko rero FARDC mu byukuri mu rwego rwo guhangana n'ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira umujyi wa Baraka, M23 yari imaze iminsi bivuga ko ishobora kuwinjiramo ngo hazanywe ubwirinzi budasanzwe. Ni nako kandi ingabo z'u Burundi zikomeje kwiyongera ku bwinshi muri iki gihugu, aho amategeko ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biri kuvuga ko ngo minsi mikeya ngo coalition iraba yongeye gusubira muri axe ya Prezero. Uraza kumenya rero ibi byari byo muri territoire ya Rucuro ahitwa Kibirizi hari abantu bishwe, ariko kandi ni ibitero byari byahagabwe. Uraza kumenya uko situation imeze muri Shabunda, naho amakuru ava yakatubwira ko hiriwe imyigaragambyo y'abaturage. Uraza kumenya uko situation imeze. Hanyuma aho bita Ruhago nahitwa muri Ninja ni muri territoire ya Kabare, naho haravugwa ubusahuzi budasanzwe bwakozwe n'imitwe ya Wazalendo. Uraza kumenya ibyari byo. Ni nako kandi turi buze kugenda tureba hirya no hino ukuntu situation zimeze. Na makuru mu byukuri twamaze kuba tubakusanyiriza ku bwinshi cyane kuri Macacari official. Rero iyo wamaze kuba uhiyandikisha, amakuru abagezweho ni twebwe ba mbere tuyatanga, ndetse abandi bakaza bakurikizaho andi inyuma, ariko twebwe tuba turi imbere cyane, tuba twagerageje kuyatohoza nubwo twari tumaze iminsi tutagaragara. Gusa nkwibutse ko muri aya makuru n'ubundi tuba turi kumwe na Mugaga Jajja Zirimanya cyangwa se Gaga Zirimenya cyangwa Jajja Zirimenya. Ni umuganga ukomeye cyane uzwi cyane mu gihugu cya Uganda. Uyu ni umuganga uvura indwara nyinshi cyane, zimwe zagiye zinanirana, ariko uyu nguyu umugezaho gukoraho rikaka. Avura amarozi agiye atandukanye, yemwe ni yamarozi bashobora kuba baraguteze, barakoherereje ibihuherano, baragutumiye mu byukuri bitumirano, baragutumiye cyangwa se barakoherereje yamarozi y'ubutamikano, ushobora no kuyabona. Ibyo byose ni ibintu toto kuri we kabisa. Uyu nguyu agukoraho rikaka. Ubuhamya ni bwinshi, wenda bazajya baca mu gikari bakatubwira, tuzajya tubabwira ubuhamya bw'uyu muganga. Avura indwara zigiye zitandukanye, zirimo igicuri, zirimo igifu kidakira cyananiranye mu byukuri, zirimo indwara z'uruhu, zirimo abakobwa baheze kwishyiga, zirimo yemwe
abagore babuze urubyaro, zirimo abazirikiweho inda, zirimo indwara za nyabingi zo mu muryango ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kunanirwa amabanga y'abashakanye, ibyo byose agukoraho amabanga y'urugo, birumvikana uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'ibindi byinshi n'izindi ndwara. Uyu muganga rero akagira icyitwa akarusho cyangwa se umwihariko we ku giti cye, udashobora gusanga ku bandi, nuko uyu muganga aho waba uherereye aho ariho hose ashobora kukugezaho kugupima, ashobora kugukorera consultation aho waba uri aho ariho hose. Upfa gufata nimero ye, hanyuma ukamwandikira amazina yawe, ukamwohereza n'ifoto yawe, ubundi akagupima akakubwira uko umeze. Apara ibyo ngibyo, uyu muganga akimara kugupima rero akoresha uburyo bwa DHL. DHL rero arabukoresha cyane, ubwo ni kuri babandi baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugabane w'Iburayi, Aziya, ku isi yose DHL kabisa irakora cyane. Uyu muganga akorana nayo. Ni icyo mushobora kumenya rero kuri uyu muganga, ndetse mwumve ko atandukanye n'abandi, nuko ari ukuriye abaganga bose bo mu gihugu cya Uganda. Uyu nguyu niwe unatanga icyitwa amahugurwa ku bandi baganga mushobora kumva mu gihugu cya Uganda. Icyo ngicyo rero kimuha ubushobozi bwo kuba icyamamare ndetse kuba n'ibikorwa byinshi yagiye akora hirya no hino. Uyu muganga rero ushobora kumusanga i Bunagana, ubwo aho ngaho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Afite icyicaro, afite nanone icyicaro i Gisoro muri Uganda kabisa, ushobora kuhamusanga bahari neza cyane. Afite nanone icyicaro i Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, naho ushobora kumushaka kabisa. Umwandikire rero ku nimero zikurikira. Izi nimero nizo zonyine usabwa kugira ngo ufate agakaramu uzandike, hanyuma muganire agufashe kuri buri kintu mu by'ukuri ushobora kuba umwifuza uko yagufasha. Andika 0, ntabwo nanjye gutangira ngo 076, ariko biba bisaba kugira ngo utangize akamenyetso ko guteranya, kuko ni nimero yo muri Uganda, ni plus cyangwa se nakamenyetso ko guterana nya 256 7 6 9 1 9 Reka nzisubiremo neza cyane. Ni akamenyetso ko guteranya 2 5 6 7 6 9 1 9 0 Uyu nguyu jajya zirimenya rero mu by'ukuri. Umwandikire kuri WhatsApp arahari kabisa, no kumuhamagara ushobora kumuhamagara nta kibazo, ubundi icyifuzo cyawe akakigukemurira. Hanyuma rero munyemerere duhite amakuru yacu tuyanzikira muri Kivu y'Amajyaruguru, dore ko tudaherutse muri Kivu y'Amajyepfo niho cyane turi kwibanda, ariko no muri Kivu y'Amajyaruguru hari amakuru mfite, cyane cyane muri teritware ya Rucuro. Muri teritware ya Rucuro abantu bageze kuri 3 nibo baraye bishwe mu gitero cyagabwe na coalition y'Abazalendo ndetse na FDLR. Amakuru atugera rutubwira ko rero abangaba bishwe biciwe mu gace ko bita Ikibingo, kubazi bira bice ni hafi ya Kibirizi, no mu gace ko bita Kabanda, anga akaba ari muri groupement ya Mutanda muri sheferi ya Bwito, hakaba muri territoire ya Rucuro. Abantu rero mu by'ukuri nkuko amakuru atugera tubwira ko abangaba bishwe mu ijoro ryakeye, nkuko amakuru atugera tubwira ko abangaba bishwe n'abakekwa kuba gusa birumvikana ni abo muri coalition ya Wazalendo, ariko cyane cyane buriya abakorera ama operation muri bira bice ahanini usanga ari CMC yo kwa Dominique Ndaruhutse. Ushobora gusanga nabo bakorana na za APCRS zo kwa Janvier Karayiri, ariko kandi zo ku ruhande rwo muri Rucuro. Muziko parti ya Bwito ibamo APCRS nabo bakorerayo, ariko bakorera ku ruhande rwa Janvier Karayiri, ariko badafite liaison iri direct n'abari baherereye muri axe za Warikare na za Nyabyondo. So rero ibi bikorwa M23 yabyamaganye, ndetse yavuze ko ibi ngibi biri buze byahise bitangiza za operation. Murazibuka operation zagiye zabereye muri Mutanda, operation zabereye aho bita muri Gihondo, operation zagiye zibera mu bice bigiye bitandukanye kandi zasize FDLR ndetse na bamwe muri za Nyatura zifashwe. Rero zongeye gutangira muri territoire ya Rucuro, tuzajya tuzibagezaho neza cyane nyuma y'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Aha ngaho rero hari muri Kivu y'Amajyaruguru. Nta yindi nkuru dufite muri Kivu y'Amajyaruguru, gusa icyo mushobora kumenya nuko hari amakuru ariko tujyaho tukiri gutohoza yuko ba Blackwater
Black Water murabizi ni b'abacancuro bo muri Amerika y'Amajyepfo biganjemo abo muri Colombia. Abangaba rero bikaba bivugwa ko baziriwe ibirindiro bikomeye, ibirindiro byabo bikomeye bikaba byashyizwe aho bita i Butembo. Muri buka nababwiye ko turi buze gukurikirana za movement za AFC mu 23 zagaragaye mu bice bigiye bitandukanye, birimo za Kitsumbiro, za Mbingi, za Alimbongo no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibyo rero iyo panike yatumye bazana aba Black Water abari bo bashyira mu mujyi wa Butembo ndetse ni Beni, kugira ngo wenda muzike ingabo za FARDC zatangiye gukuramo akabo karenge. Nari nabibabwiye, ubu rero ngo bazanye baza Black Water. Turacyakurikira ese ni bangahe baje bafite ibikoresho bimeze bite. Birumvikana abangaba bazwiho gukoresha cyane cyane ibikoresho by'indege, ariko n'ubundi wabakubise no mu bindi bice ntaho yagiye. Munyemerere ahangaha duse n'abahava dusimbukire mu misozi miremire ya Minembwe. Misozi miremire ya Minembwe aba ariho twanzikira cyane cyane aho bita mu gace cyakora ibintu biba byoroshye kabisa. Mu gace ko bita Mirimba niko ngiye guhita nsimbukiramo, kubera ko Gipupu yo byamaze kurangira, sinirwa mbigarukaho, abandi nibo bari bwongere kubigarukaho. Gipupu yamaze gufatwa mu buryo bwuzuye, gusa igihari ushobora kumenya nuko M23 nyuma yo kwifashe Gipupu ni ikicaro cya secteur ya Itombwe, ndetse iyi Gipupu ni apare kuba ari ikicaro cya secteur ya Itombwe muri Mwenga. Iyi Mirimba yo iherereye muri Fizi. Hari abashobora kuza kubyitiranya bakagira ngo Mirimba iri muri Mwenga, nayo ariko iri muri Fizi, nayo ikaba ihana imbibi n'uduce tumwe na tumwe mushobora kumenya, turimo nko kwa Murima, za Mikenke, yemwe na za Rugezi. Ni axe mu by'ukuri navuga ko zitaragarukamo umutekano mu buryo bwuzuye, nubwo hamaze kuba libere, ariko Mirimba yabaga itaravamo coalition. Amakuru mfite angeraho rero arambwira ko nyuma yuko Igipupu ifashwe kwa Murima, mu by'ukuri naho hakaba harafashwe, ariko hakaba hari agace kamwe kirimo coalition. Spoise ikaba yarafashwe, Mikenke ikaba yarafashwe na Rugezi. Amakuru aratubwira ko coalition yari iherereye Imirimba nayo mu kanya imaze gutangira kuyamanika, imaze gutangira ntabwo yamanitse ngo yishyikirize AFC mu 23, ahubwo irimo irakambura igenda. Irimo iragenda bitewe nuko bamaze guhabwa consigne n'abachef coutumier. Abachef coutumier buriya tubiba tuvuga na abachef de localité, abachef de groupement, nibo abachef coutumier baba bahereye muri biriya bice, cyane cyane muri axe z'Abafulero, Abanyindu ndetse n'Ababembe. Bariya nibo usanga ari ikibazo, ari nayo mpamvu mwabonye hari ikintu cyavuzweho cyane kijyanye n'ukuntu hari bari abayobozi ba AFC mu 23 bari bicaye inyuma, hari handitswe territoire de Haut Plateau. Urumva ntabwo ari territoire ya Fizi. Donc ku ruhande rwa M23 Minembwe bamaze kuyiproklama nka territoire, kandi ibyo ngibyo twagiye tubivuga. So ntabwo iri muri Fizi rero, gusa nkuko leta ya Kinshasa yabirwanyije, kandi ibi byo kugira Minembwe territoire ni ibintu byarwaniwe muri ya dialogue yabere Sun City. Kuba yibuka dialogue ya Sun City, bashakaga abarimo ba Azarias Ruberwa we yaje no kubikora ku gahato, Minembwe yigira commune rirare, bo bashakaga ngo ikomeze ibe mu sous domination y'Ababembe cyangwa Abapfurero. Ibe sheferi, nimara kwitwa sheferi komeze iyoborwe nabo ngabo bajye bakora ibyo bashaka, hanyuma bahite baba autochtone baho b'Iminembwe b'Abanyamurenge bitwa abanyamahanga, bitwa abatransplanté, nkuko twebwe usanga ariko bari kutwita muri za Masisi, muri sheferi ya Bashari, muri sheferi ya Bahunde. Bikumvikana ko aba autochtone babandi bavuga ngo buronko ya tata cyangwa se buronko ya data, ya buronko ya papa simbizi, hanyuma bikomeze byitwa utyo, igihe kizagera vuga bati abangaba bafite nationalité duteze. Byabayeho depuis mu 1990 je crois, nibwo habaye conférence nationale souveraine, yego ni conseil national, conférence nationale souveraine, nibwo yabaga mu Butari uyoboye, ariko Abanyamurenge n'Abatutsi bo mu Burasirazuba bwa Kongo bangiwe kwinjiramo. Bavuze bati nationalité yabo ils ont une nationalité douteuse, donc ubwene gihugu bwabo burakemangwa, ntago bwemewe. Urumva ntago bigeze baparticipa mu gihe cyo abitwaga
hari abantu b'abadepite, hari abantu bayoboye cabinet presidentiel, njya numva ko Noza yayoboraga cabinet ya Mobutu, l'autre Bisengimana muzehe hapana Charles General. So ukuva ko rero abari bangiwe bimwe nationalite, ariko uko byagiye duko ariko kose ukuri kose kuri kugenda gukemuka. Rero babivuzeho cyane ati M23 yamaze kugera territoire, bien sûr ni territoire ya Haut Plateau, ntabwo ari Fizi, nta nubwo ari Mwenga, nta nubwo ari Uvira. Ngayo nguko rero, gusa icyo mushobora kumenya nuko aka gace ka Mirimba ko amakuru mfite nuko inkwakuzi za M23 zamaze kukagera. Ndaza mbashimangirira yuko kamaze kubatombe mu buryo bwuzuye, kubera ko nta mirwano y'ububeremo, abari barimo barayihunga, barimo baragenda. Hanyuma andi makuru dufite ni tugiye gukomozaho ni Ibaraka nababwiye Karume yaririyo mu gitondo, ariko mbabwira ko hari abasirikare basinze, mbabwira ko hari abasirikare bacanaye icyo bari kujya bagenda barasa, ndetse barasa uko babonye. Amakuru ahari rero magingo ya ngaya nuko hamaze kugezwa icyitwa ubwirinzi. Mwibuke ko na Carigonza ari yari, nubwo Carigonza bari kuvuga bati twebwe Carigonza ntabwo tumwizeye yari gutanga igihugu, ni n'umuhema, ariko arahari. Yanamaze no kuvuga ko Prezero atanze iminsi mike, Prezero Mikenke watanze iminsi mike ngo kuzaba ngo bongeye kuhigarurira. M23 rero nabo bari kubyumva, nibashaka bakubite contre attaque, ntabyo kwirirwa bahagarara, banyuma bamanure, kuko urumva ko bafite umugambi mubisha wo kugira ute, wo kuza akurasa n'ubundi muri biriya bice, barimo barabyitegura cyane. Ikindi mushobora kumenya nuko hazanywe ubwirinzi ndetse ngo bwo kwirinda za drone, kuko ngo za drone zabazengereje cyane. Bari babajyaniwe rero air system defense igezweho kugira ngo ibarinde nibiri buze kugira uko ihangana na drone za M23 nazo zitoroshye. Usanga mu by'ukuri zitoroshye kubijyanye n'ikoranabuhanga, nibyo tukiri gukurikira, turabihanga amaso, hanyuma tuze kubabwira uko situation ikomeje kugenda yitwara. Hanyuma ndabona General Nyembo Abdallah, komanda wa 3e zone de défense, abagize bati le General Nyembo Abdallah, un Swahiliphone, ngo no Swahiliphone, commandant 3e zone de défense, et ainsi que le commandant secteur ont été arrêtés pour une prétendue trahison envers Félix Tshisekedi. Jusqu'à quand ces généraux swahiliphones cesseront d'être fait quoi par Félix Tshisekedi, et jusqu'à quand cesseront de travailler pour lui. Donc uyu watanze amakuru yavugaga ko abanga bamaze gutabwa muri yombi, ngo kandi ikibazo gihari ngo kubera ko bamaze gutabwa muri yombi, wakavuga ati se none aba ba generali bakomeje gufungwa barya bizarangira bazajya bafungwa cyenye gutya, ati bazageza he gukorana na leta nayo ibafatika bafunga. So Nyembo rero Abdallah ndetse na komanda secteur ngo babafunze, na makuru mu by'ukuri atarasohoka mu buryo buri official, ni ya makuru tuba tukomeje kugenda dukurura ku mboni zacu ziba ziri mu bice nazo ziba zagerageje kuyakurura, bikadusaba kugira ngo turindire communique iri officielle ishobora kubyemeza koko niba bamaze kuba baba ozare. Byose turakomeza kugenda tubikurikira, turaza kumenya uko situation imeze. Hanyuma muri Shabunda, abaturage Shabunda centre, abaturage baramutse barakaye bariye karungu, bavuga ko badashaka ikitwa milice wazalendo. Ati ntabwo dushaka ba milice ba wazalendo. Nababwiye inzira zijya Shabunda ukuntu zimeze, ukuntu bafunze amayira, inzira zijya na Bunyakira ngaha muri za Karehe ndetse na za Kabare, ukuntu ibintu bimeze. Ibyo byose ndabibasobanurira. Ubu ngubu muri Shabunda rero bo bahagurutse abaturage avuga bati twebwe ntabwo turi tayari kubana n'izingegera, ati nibishobora kuvamo, ati baba dukize bavana ahangaha. Izo ni wazalendo zirimo zirangwa muri territoire ya Shabunda, nuko nguko situation imeze. Hanyuma tugarutse gato, turimo turirukanka cyane, tuba dufite iminota mike, tuba dushaka kubyaza umusaruro, niyo mpamvu tudatinda mu sesenguzi cyangwa se ni update tuba tuzanye. Abaturage bo muri groupe ya Ruhago muri chefferie ya Ninja muri territoire ya Kabare
basirikare bakomeje kugaragaza yuko wazalendo zimaze iminsi ziri kuza kubasahura, nkuko amakuru atugeraho aravuga ko amakarita ageze kuri 250 ya zaji, ati byari by'umu operateur economique cyangwa se umucuruzi uzwi cyane nka witwa Musa Musimwa na Mushaka. Uyu nguyu rero ngo baje baramusahura bamusiga hanze. Aya n'ubundi ni ibyakozwe na generali autoproclamé. Uyu generali autoproclamé bakaba bamwita Mike akaba akora muri Kabare ndetse no muri Karehe. Utwo duce twose aradukontorora, c'est-à-dire afite mw'ingabo. Abangaba rero niwe bakeka ngo kuba bakoze ibyo bice. Igihe twari twavuze kuri Beni, ntabwo twabwiye ko habayeho échange de tir cyangwa se kurasana bikomeye cyane hagati y'amabandi ndetse n'abasirikare aho bita Kasindi. Amabandi araho, amabandi asanzwe, ntabwo ari ADF. Muri Kasindi muri territoire ya Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko polisi ibitangaza, yavuze ko amasasu yabayeho mu gihe abasirikare bari muri patrouille cyangwa se patrol nkuko bamwe babyita mu gace muri quartier Kikemba. Abaturage rero bahita bavuga ko hari incursion cyangwa se haje kwinjirwa amabandi yamaze kwinjira. Hanyuma abasirikare n'abapolisi baza ku intervena, ariko byaje kuba ngombwa hako amabandi adatinya. FARDC barasuzuguritse kabisa. Amabandi araho gusa yo kwiyibira, bahanganye ivumbi ratumuka ndetse n'abasirikare bageze muri 2 bahasiga ubuzima. Murumva ko biba bitoroshe na gatoya. Hanyuma andi makuru dufite nuko President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yamaze kuba ashyirirwaho ibirego ku rukiko mpuzamahanga mpana byaha cyangwa se Cour Penale Internationale. Imiryango ya societe civile yo mu ntara ya Katanga ifatanyije n'amashyirahamwe y'abakozi yahaye Monsieur Bernard Mainge na Monsieur Hervé Diekese inshingano zo kujyana ikirego imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI cyangwa se Cour Penale Internationale. Icyo kirego kireba ibyiswe ibishegushirijwe donc ngo ni turebe ukuntu babyise mu Gifaransa. Au confiant Messieurs concerné de l'heure une période devant la cour. La démarche concerne le massacre, le massacre qui se serait déroulé en RDC sur une période allant à mars 2020 et janvier 2026. Ati yashyiriho ibirego by'ubwicanyi bwakozwe kuva mu mwaka wa 2020 kugeza 2026 byakoze ku duce turimo Lubumbashi, Likasi, Fungurume, Mitwaba, Kasumbalesa, Pweto, Kimbembe, Ruashi, Kiloberobe, Kapemba, Kolwezi, Kilwa, Bukama, Goma, Matadi, Kinshasa ndetse n'utundi duce. Nuvuga ngo ibirego ubwicanyi bwakorewe muri utwo duce twose mvuze, abanyakatanga bamaze kuba bavuga ko ibyo birego bigomba kujyanwa n'ibyigoma n'ubwicanyi bw'igoma. Abantu bose bishwe byose bikajya ku mutwe wa President Felix Antoine Tshisekedi, ndetse akareganwa ngo nabo bafatanyije kuyobora iki gihe. Ntabwo byoroshye kabisa. Ingiye nabyo tugiye kugenda tubihanga amaso turebe uko situation imeze, kuko duce bavuze Lubumbashi, bavuga Likasi, bavuga Fungurume, bavuga Mitwaba, hamaze iminsi habera urugamba. Mitwaba, Kasumbalesa ni ku mupaka wa Zambia, Pweto, Kimbembe, Ruashi, Kiloberobe, Kapemba, Kolwezi, Kilwa, Bukama, Goma na Matadi, yemwe na Kinshasa no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Ati agomba kubiryozwa, agomba kubibazwa. Ngaho nguko rero nuko nguko situation imeze. Reka mbashimire ndetse mbararikira andi makuru turi bagezeho bwije cyangwa se tubagezaho ishusho y'umunsi. Anini tubagezaho amo and casualty report cyangwa se donc tubagezaho report ya risasi na majeruhi ukuntu situation iba yiriwe. Katukomeze tubihanga amaso. Nyamuneka mu making show yuko mwadukoreye like, mwadukoreye subscribe kugira ngo ibiganiro tugenda tubagezaho bijye bibageraho neza cyane. Gatano kuri kagenzi kako. Bakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.